wivugana n'ahashize, vugana n'aho ujya. Wow. Mbonye yaravuze ngo ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. Kandi wivugana nawe uhagaze kano kanya, ibitekerezo byawe bitume. Tangira uvugane nawe ushaka kujya, nawe ushaka kujya. Isoko ya mbere ni ukwizera Yesu. Isoko ya kabiri ni ukumvira Imana. Isoko ya gatatu ni ukuvuka ku munyamugisha. Isoko ya kane ni ukumenya icyo ushaka. Yego. Kumenya icyo ushaka. Isoko ya gatanu ni umugisha w'umubyeyi. Isoko ya gatandatu ni ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Isoko ya mbere ni ukwizera Yesu. Isoko ya kabiri ni ukumvira Imana. Isoko ya gatatu ni ukuvuka ku munyamugisha. Isoko ya kane ni ukumenya icyo ushaka. Yego. Kumenya icyo ushaka. Isoko ya gatanu ni umugisha w'umubyeyi. Isoko ya gatandatu ni ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Ibyo mubonesha amaso byaremwe mu bitagaragara. Sasa rero wowe amaso yawe wiyarebesha ibiboneka kano kanya, ahubwo amaso yawe y'ibitekerezo yahuze n'ibitekerezo ufite. None nurangiza uvugane n'icyo ushaka, uvugane n'ibihe. Watura icyo ushaka kuba cyo ukivuge ukoresheje ururimi rwawe, ukoresheje ibitekerezo byawe, ukoresheje ubwenge Imana yaguhaye. Nshuti zacu mwe mudukurikira kuri Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe, ndabasuhuje kandi mbashimira cyane byimazeyo kubwo kubana natwe umunsi kundi, kubwo kugaruka muje gushaka ubutumwa bwiza, muje gushaka ibihindura umuntu w'imbere. Kandi rwose iri ni ishakiro ryiza kuko tubibona no muri comments ibyo mugenda muvuga bitandukanye, ibitekerezo muduhereza n'uburyo ibyo tuba twavuze mwabyakiriye. Kandi tubashimira ko cyane kuri no biganiro tuba turi gukora, bashimira ko abantu benshi muri kubireba mukabigeza kure. Hari n'abandi kubona babisoza rwose, kandi umuntu ugisoje ntabangana n'umuntu ugisoreje hagati. Iyo rwose ndabyizeye cyangwa se ndabihamya kuko ibyo tuba twavuze uko tugenda dusoza niko bigenda biba byiza kurushaho. Ubwo rero urumva kugikurikira ukakirangiza nawe biragufasha. Twongeye twagarutse nyuma y'iminsi mikeya cyane y'ibiganiro, ikiganiro cyaherukaga. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi noneho tugeze ku isoko ya gatandatu y'umugisha. Ni mu masoko 12 umushumba wacu yaduteguriye kuzatugezaho muri uburyo bw'ibiganiro. Pastor, mwari mumeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Yego. Unyemere ntatinze dutangire n'isengesho umudusengera twe dukomeza tuvuga kuri isoko ya gatandatu y'umugisha. Mana, tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe, tugushyize hejuru kubwo kwera kwawe no gukomera kwawe. Tugushimiye ko ngiye kutugarura muri uyu mwanya wo kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe riraturuta. Reka umwuka wera bari butuyobora muri byose. Amen. Amen. Pastor, uyu munsi tugiye kuva ku isoko ya gatandatu. Ushiye twari twavuze ku mugisha w'ababyeyi cyangwa se uturuka ku babyeyi, abantu barabikunze cyane. Uyu munsi ni iki utuzaniye cyangwa se isoko ya gatandatu y'umugisha? Amen. Amen. Isoko ya gatandatu y'umugisha y'uyu munsi iravuga ngo kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Abantu baba bari kwandika bandike. Kuko hano twahigiye no kwandika, turimo turihuta. Kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Sibyo? Mu yandi magambo wivugana n'ahashize, vugana n'aho ujya. Wow. Mbonye yaravuze ngo ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. Kandi wivugana nawe uhagaze kano kanya, ibitekerezo byawe bitume. Tangira uvugane nawe ushaka kujya, nawe ushaka kujya. Kubwira ibihe rero urimo winjiramo icyo ushaka kuba cyo. Kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Abantu benshi cyane batindanye n'ahashize, barimo baravugana n'ahashize, barimo baravugana n'ibihe baciyemo. Yesaya yaranditse ibice 43 umurongo wa 18, aravuga ngo ibya kera nimubyibuke, ngo kandi byashize mwe kubyitaho. Ngo ndarema ikintu gishya. Mbese ko kigiye kwaduka nimuzakimenya. Urumva?
aho hantu yavugaga ni ku butayu bwa Yotivati, ni hafi n'ikibuga cya Elati muri Israheli. Aho hantu abivuga icyo gihe bwari ubutayu, ariko ubu hageze hari inka z'Abahorandi, kubera ijambo yahanuye gusa ibyo bintu bishya byaraharemetse, zigaburirwa ubwatsi n'amarobo. Birakomeye cyane, rero n'andi mateka tuzavugaho, turimo tuvuga ku mugisha w'abacuruzi. Yego. Noneho rero ntabwo kenshi dukunda kuvugana inshuro nyinshi ntabwo turimo tuvugana n'ibihe tujyamo ngo tubibwire icyo dushaka kuba cyo, avuga kenshi turimo turavugana n'ahashize, turimo turakururwa n'ahashize. Bwira ibihe rero icyo ushaka kuba cyo, kandi uzakiba mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Kuri uyu mugisha aho kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo, urumva harimo ibintu bibiri. Hari ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Mbere yo kujya kubibwira hagomba kuba hari cya kintu ushaka kuba cyo. Nifuza ko tubanza kuvuga kuri icyo kintu, kuko abakristo benshi tubamuze nko kutamenya icyo dushaka. Ikije cyose ukagendana nacyo, ikije cyose kikagutwara. Ni ibintu abantu batigishijwe. Ntekereza ko benshi n'ubutumwa bari kumva ari ubwa mbere. Ukunze kubigarukaho cyane mu nyigisho utanga. Uyu munsi umukristo utaramenya n'icyo ashaka, numva ariho twahera uru rugendo, kugira ngo nituza no kubwira igihe tuze kukibwa, ariko twamaze kwireba, twamaze kumenya icyo dushaka. Duhere hano. Ni gute umuntu ubundi niba nabyita nk'uburyo yacamo cyenzera yacamo kugira ngo amenye cya kintu ashaka, noneho mu kanya tuze no kukibwira ibihe. Isoko ya mbere ni ukwizera Yesu. Isoko ya kabiri ni ukumvira Imana. Isoko ya gatatu ni ukuvuka ku munyamugisha. Isoko ya kane ni ukumenya icyo ushaka. Yego. Kumenya icyo ushaka. Isoko ya gatanu ni umugisha w'umubyeyi. Isoko ya gatandatu ni ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Niyumva isoko ya kane ayihuze n'iya gatandatu. Pastor, byashoboka ko wenda kukumva hari igihe umuntu akubitana n'ikiganiro kije hari ibindi wenda atakurikiye, cyangwa se wenda akibonye ku ruhande akavuga ati reka ndebe kino kiganiro, akaba yaba nk'ukubitana kino kiganiro cyo cyo atarakirebye. Nubwo tubabwiye kujya kubireba, cyangwa se bagomba gutangira ku isoko ya mbere, kugira ngo wenda isoko tuze kwivugaho birambuye, wadufashije ukatwemerera ikintu cyo kumenya icyo ushaka, niyo wavuga mu ncamake. Ubundi n'ubundi urebeye ya gatandatu atarebye ya gatanu cyangwa arebe ya mbere, n'ubundi ntacyo byamufasha. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ugiye kureba bino biganiro agomba kubireba byose, kuko niyo wari wareba filime z'uruhererekane ziraza ama episode, ntabwo bizi. None se urebye agace ka nyuma utarebye aka mbere, hari icyo ukuramo? Bisaba nyine kongera gusubira inyuma. Ngaho uzasoma igitabo, usome paje ya nyuma, utasomye ya mbere urataka. Ni ikibazo rero. Rero abatwumva ibyo turimo tubabwira, iyi si cano y'ubucuruzi ngo tukubwire ngo reba ikiganiro, ni cano yivuga butumwa. Ni ukugira ngo wumve ubutumwa bubashe kugira icyo bugufasha. Sibyo? Nicyo ndimo shaka kugusobanurira. Reba ubutumwa, usubire inyuma, ko turashaka ko wiga ukamenya ibyanditswe byera, ubuzima bwe bugahinduka. Nicyo kintu turimo dushaka kubafasha. Rero urumva ubwabyo nusoma ukumva isoko ya kane ukayihuza n'iya gatandatu, urahita umenye ko ibintu biri. Icya mbere, ntushobora kuvugana n'ibihe ufite wa muvumo w'ababyeyi. Ntushobora kwibwira icyo ushaka kuba cyo, kuko kugira ngo uvugane n'ibihe, icya mbere ugomba kuba ufite confidence zo kuvugana na bya bihe. Confidence ziravahe? Ufitanye ikibazo n'ababyeyi. Kabiri, ntushobora kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo utazi icyo ushaka. Yego. Nibyo ndimo shaka gusobanura. Kuko twaravuze ngo uzi icyo ashaka. Yakobo yavuganye n'ibihe,
mu bihe habamo abantu yemera kukirwanira, yemera gusiga. arakirana Itangiriro 3:23 kugeza 30. arakirana ngo marayika w'Imana aramubwira ngo ndekura kuko umuseke utambitse. aramubwira ati oya, sinkurekura utamaye umugisha. arimo aravugana n'ibihe, arimo arabibwira icyo ashaka kuba cyo, arimo aravugana n'abantu, arimo arababwira icyo ashaka kuba cyo. Yakobo yashakaga iki? yashakaga umugisha. arimo aravuga noneho sinkurekura utamaye umugisha. soma 3:27 Itangiriro 3:27. Kadusome haravuga ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. arimo aravuga Yakobo azi icyo ashaka, arimo aravugana n'iki? arimo aravugana n'ibihe, arimo aravugana n'abantu, arimo aramubwira mu yandi magambo ntabwo situwasiyo ikuraho misiyo. ibihe urimo unyuramo byikuraho icyo ushaka kuba cyo. Yego. urabyumva? Yego. rero rimwe na rimwe igihe umuntu ahura n'ibintu bikomeye cyane, kuvugana n'ibihe ngo avuge icyo ashaka kuba cyo, akahita akireka akemera gutsindwa ati ndabiretse mbivuyemo ati ababikora bazabikore. ntabwo waba ugeze aha utarahuye n'abantu baguca intege. ariko Yakobo yanga gucika intege, avugana n'ibihe, aravuga ngo ndashaka kuba uyu, ndashaka kuba iki. byarangiye akibaye cyane, yakibaye umva uko yamubwiye cyane. ni ibyanditswe tuba turimo cyane rwose. aramubaza ati witwa nde? aramusubiza ati ndi Yakobo. aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, uzitwa iki? ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wagize ute? kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. marayika ahise abona ko ikibazo ari izina, ararihinduye. kandi we ararimo avuga ko akeneye iki? umugisha. ntabwo yigeze amuvuga ngo mpindurire ubu Yakobo. yarambwiye ngo ndashaka umugisha. Imana yo ihita ireba igikenewe, umugisha akeneye uwo ari we, ibanza kumuha izina, avuga ati kugira ngo anyurwe kubera icyo yatuye, reka muhe n'umugisha. soma wumve. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. ngawumva kuko nawe amubwiye irye. aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? amuherayo umugisha. amuherayo iki? amuhinduriye izina, amuha n'umugisha. urabisomye cyane. Yakobo yari azi icyo ashaka. nta na rimwe ushobora kuvugana n'ibihe icyo ushaka kuba cyo, kubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo utaramenya icyo ushaka. Yego. siko biri. niyo mpamvu rero ibi ni ibintu biteguye, ntabwo ari ukuza gutyo gusa ngo urumva ngo oya, biragendana gutya ku murongo. Yego. kandi nanone ntushobora kuba cya kintu utagiye kuri ya soko ya mbere yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. icyo gihe kuko utarakira Kristo ngo ugire wa mugisha, umugisha wo kwakira Yesu, umugisha wo mu bumana. yego. hamwe Pawulo yandikiye Abaroma 8:3 akavuga ngo iyamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose. ibyo byose rero kubiduha yashyizeho amahame uburyo tugomba kubibona. ibanga rikomeye ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. rero urumva bitabaye ibyo n'ubutarakira Kristo, uraza kugaruka noneho muri kwa kubaho bwa buzima bw'amahirwe. amahirwe ariko udafite Kristo. ubuzima bw'amahirwe, uracuruza ukunguka ariko ntufite Kristo. uri inyangamugayo ariko ntufite Kristo. ni nk'umuntu wajya gusaba divorce atari mu bitabo by'irangamimerere, atarigeze asezerana. Yego. turabyemerana. utarigeze usezerana kwa gitifu wajya gusaba divorce mu rukiko? Reka. ni ukubera iki? ntibagufite ntuhari. urahari se? rero kwakira Kristo ni igihango. Yohana 1:12 cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana 3:6 ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka. ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka. Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abaroma
Abaroma 10:9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, kizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye uzakizwa. Iyo ni isoko. Byose rero kugira ngo ugendere muri wa mugisha ni uko ugenda ugakurikira kuri ya soko ya mbere tukagendana. Yego. Ibyo vikana Birumvikana cyane. Ngaho rero singusobanuriye Icyo ngicyo nicyo nashakaga. nicyo washakaga. Ndanyuzwe rwose, ntekereza ko hari benshi mbarije mu bari badukurikiye, ariko nyine ubwo niba udukurikiye rwose iyi soko ariyo uhitiyeho, ariyo uri kumva utanumvise za mbere, umenye ko hari ibintu byinshi wacikanywe kandi nanone utari kumenya no gusobanukirwa kubera ko hari ibyo utabanje cyangwa se utahereyeho. Turi ku isoko gatandatu pastor yikubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Icyo ushaka kuba cyo vugana na Rusi none. Rusi igice cya 1 umurongo wa 16. Rusi igice cya 16 haravuga ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne gukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Indahiro irakomeye. Wabyumvise? Aho uzagwa niho nzagwa. Ndetse ndashaka kukubwira nusubira n'inyuma ugasoma icyo gice. Nawomi nyirabukwe yaramubwiye ngo bakobwa banjye akiri kumwe na Oropa. Aramubwira ngo bakobwa banjye. Ntimubona ko nshaje? Ntimuruzi ko ndi umukecuru? 11 aravuga ngo Nawomi arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo. Ni iki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabagabo banjye. Oropa amubwira ngo iki? Bakobwa banjye nimwigendera musubireyo kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru barira. Oropa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaha akaramata. Oropa asoma nyirabukwe agira ati arigendera, yisubirira inyuma cyane. Ariko Rusi ahita amubwira ngo iki? 16 ahita avuga ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga. Rusi atangiye kwatura icyo ashaka kubacyo, atangiye kuvugana n'ibihe. Buriya ibigaragara byaremwe mu bitaboneka, niko Abaheburayo havuga. Ibyo mubonesha amaso byaremwe mu bitagaragara. Sasa rero wowe amaso yawe wiyarebesha ibiboneka kano kanya, ahubwo amaso yawe y'ibitekerezo yahuze n'ibitekerezo ufite. None nurangiza uvugane n'icyo ushaka, uvugane n'ibihe. Watura icyo ushaka kuba cyo ukivuge ukoresheje ururimi rwawe, ukoresheje ibitekerezo byawe, ukoresheje ubwenge Imana yaguhaye. Matayo 12:3 haravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindisha, kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Igitabo cy'Imigani 18:21 ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Igitabo cy'Imigani 12:14 Bibiliya iravuga ngo imbuto zibiva mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, ngo kandi umuntu wese ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Uko ibyo watura, uko uvugana n'ibihe watura, uko urimo ubivuga, ibihe nibiguganze ngo bigusange uri mu bihe bikomeye, ngo nurangiza wature ngaho niho uzahera. Oropa yatuye gusubira inyuma asubirayo. Rusi yatura kujya imbere, ageze imbere ahura na Bowazi. Kristo akomokana mu rubyaro rwa Bowazi kwa Rusi hari. None se biragenda bite? Ntabwo ushobora kwinjira muri ibyo birere, ntabwo bikunda. Uri umuntu ukubitwa n'ibihe, warangiza ibihe bikakuganzaho kugira ngo biganze,
ugomba kugira ku rwego ganza ibihe. Yego. Alakistansoni meni. Ganza ibihe. Vugana n'ibihe uvuga ati nubwo ndahasi iwacu hari ikirere ndimo mbona. Ahasi wo ngomba kuba. Hari ahantu mbona ngomba kuba. Ahasi iwacu. Aha ni muri transite. Na ahantu ndimo nya. Na ahantu ndimo ca. Ariko aho njya ndahabona mu bitekerezo. Utangira uhareme. Uhareme utarahagera. Utangira uhature. Uhature utarahagera. Utangira uhavuge. Uhavuge utarahagera. Utangira uhinjire. Uhinjire utarahagera. Utangira urya imbuto zawo zitaragera mu kanwa kawe. Mu isi y'umwuka. Icyo nicyo bita kwizera rero. Yego. Ibishoboka. Gideyoni yasenye imbago. Ugomba kugira ku rwego usenya imbago. Ukihuza nawe ujya. Vugana n'ibihe. Aravuka. Wakumva aramamagara agahinda. Nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ngo namubyaranye agahinda. Ingoma za mbere 9 kugeza ku 10. Yabesi asenya imbago. Aravuga ati no. Avugana n'ibihe. Aravuga ati icyamukama umugisha. Atangiye gusaba iki? Umugisha. Kuko yavukiye umuvumo. Arangije aravuga ngo icyamukama umugisha. 2 ukagura imbago yanjye. 3 ukuboko kwawe kukabana nanjye. 4 ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Imana imuha ibyo yayisabye. Vugana n'ibihe. Vugana n'ibihe. Ubu uyu munsi urabona nyine uri mu tuntu tudasobanutse abantu bakakubwira ngo erega niho uzahora. Ati nyine nuko narabyakiriye wibyemera. Ahubwo nicyo nenda kukubaza pastor. Wa muntu no muri bya bihe bimugoye ku buryo nizo mbaraga zo kugira icyo atobora ngo abwire birabihe ntazihari. Ubu se ibyo bihe byarenga ibya Rusi. Rusi apfushije umugabo arapfakaye. Nyirabukwe nawe apfushije umugabo. Bafite inzara iteye ubwoba. Si ibihe. None ngo ibi afite ngo ni ikibazo ngo bamwirukanye mu nzu. Si cyo kibazo? Bakwirukanye? Ubu turi hano muri church. Ndibwira umuntu aje hano mu rusengero, ni urugero ngo haye ariko. Ndibwira umuntu aje hano mu rusengero arimo asenga imvura ntiyamunyagira. Sibyo? None umbwira umuntu wapfushije umugabo wapfushije? Ntabwo byumva. Yapfushije umugabo. Yapfushije sebukwe. Unkurikire. None agiye kwatura mu gihugu kitari n'icyabo. Arimo ararema arimo arinjira avuga ati genda ndimo ndavugana n'icyo ngomba kubacyo. Yobu yapfushije abana 10 umunsi umwe. Aravuga ngo Uwiteka ni wabamaye none ni ubishubije. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Ingamiya zose ziragenda. Inka zose ziragenda. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nzi yuko umucunguzi wawe. Umugore wamuvaho n'inshuti ze zimuvaho. Aravuga ngo sinzikuro kuba inyangamugayo. Abantu baramwanga. Aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi umunsi umwe azahagarara mu isi amaso yanjye azamureba ntabwo ari ayundi. Ari kubwira ibihe. Arimo aravugana n'ibihajyamo. Wabaye ute? Arimo aravugana n'ibihe we ntabwo atewe ubwoba n'ibihe. Warimo aravugana n'iki? N'ibihe. Ugomba kugira ku rwego uvugana n'ibihe ukavuga icyo ushaka ko bacyo. Birarangira. Muravugana n'ibihe. Situation nagavugana nayo iyo yabaye nta mwanya yifitiye. Warahangana no kugira ngo abivemo kandi ntabwo ahangana atsindwa yatura amagambo yo gutsindwa aratura amagambo y'ubutsinzi. Nta kuganya. Nta maganya hari. Reka. Ntago amaganya atsinda. Amaganya asubiza umuntu inyuma. Sibyo? 2 arangije ageze 14 ngo aravuga ngo erega aracyari ibyiringiro. Yuko naho igiti cyatemwa kizongera kigashibuka. Ageze 2 aravuga ngo nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Igice cya 42 umurongo w'10 ba Elifaze b'abatemani baza ngo gutambira Imana bitama avuga ati wapi byarangiye mugende mushaka umugaragu wanjye Yoba bari ubasabira kuko ari we nemera. Mu yandi magambo Imana yabaciye amande abari ubasabira kuko ari we nemera. Arangije arazamuka umurongo w'10 ngo Imana iramwonamura 4 ngo Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Umurongo wa 12 uze kuza gusoma. Turi mu gice cya 42 umurongo wa 12 ngo Uwiteka ngo amushumbushe ibyo yari yarabuze byose. Aramukubira abantu bakaza bikoreye. Ngo abyara abandi bana 10. Ngo ari harimo
harimo abakobwa 3 n'abahungu 7 kandi Bibiliya ivuga amazina yabo. Kubera iki? Niyemeye guheranwa n'ibihe, ahubwo yatuye ahajya ngo kandi mu gihugu cya Usi ngo Yobu ni wari ufite abakobwa beza bose mu gihugu. Ubwo ntabamisi wasomye so kabyumva. Kameramani yafashe. Umva se none se abambere ntibavuzwe ariko abakabiri baravuze. None se reka ngubaze, Rusi yaza gupfira imuwabaro wari bumwambike? Reka. Ariko ubu ngubu turamuvuga nk'umugore wa Bowazi. Yari kuba isoko yo kuzabyara n'umucuruzi. Oya da, yabaye isoko y'umugisha. Byari kurangirira hariya. Yabaye isoko y'umugisha kubera kuvugana n'ibihe. Gideyoni yabaye isoko y'umugisha kubera kurenga ibibazo akarenga amateka. Ajya gusekurira ingano mu muvure, marayika aramubwira ngo uri umunyembaraga ntabwo ushobora kubiso. Yakobo yabaye isoko y'umugisha kubera kuvugana n'ibihe. Ubu igihugu cya Isirayeli cyitwa nde? Cyitwa Isirayeli, si izina ry'umuntu. Erega ibi ni ibintu abantu bakwiye kumva kuko ni Bibiliya, ubuzima bwabo bugahinduka. Ugomba kurenga aho uri ukavugana naho ujya. Bwira ibihe icyo ushaka ko bacyo cyane, wicika intege. Haleluya, amen. Ngaho soma Yobu 4:2 uhere ku murongo wa 7. Wumva icyo cyanditswe. 4:2 guhera ku murongo. Haravuga ngo nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi w'umutemani ati uburakari bwanjye burakubyukiye wowe n'abagenzi bawe 2, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko rero mwishakire ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, abari ubasabira. Mwitambirire igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera. Imana ibaciye iki? Nta mande. Ayo si amande. Umunezero yahise ngo nta mande. Kugira ngo ntazabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Ibaciye amande pe. Nuko Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi na Zofari w'umunamati baragenda bagenza uko Uwiteka yabategetse, maze Uwiteka yemerera Yobu. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite 2, amukubiye 2. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose. Amukubiye kangahe? Yamukubiye 2. Yahiranywe n'ibihe? Oya, yarabirenze. Tugende. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose, basangirira nawe mu nzu ye. Baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Yego. Abo ni babandi bari baragiye cyane, imiryango yose n'inshuti byose byateranye. Soma wumve. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa kangahe? Ushobora guhirwa ubwa nyuma kurenza ubwa mbere cyane. Ariko ikibazo abantu bamwe batarakira amahirwe ya kabiri bahita bahiranwa n'ibya mbere batakaje. Tibirarangiye, pastor, nuko nyine nabyakiriye, tereka bakore wicika intege, niryo banga. Soma rekoze wumve mu mahirwe ya kabiri. Agira intama 14,000 n'ingami 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Yego. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uwuheta amwita Kezia, uwa gatatu amwita Kerenihapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Mu mahirwe ya kangahe? Mu irushanwa rya Miss ninde wari butsinde? Nta bakobwa ba Yobu. Mu mahirwe ya kangahe? Bwa mbere yapfushije abana 10, ariko ubwa kabiri haje abana 10, ariko none bafite akarusho barenze. Yaza gucika intege.
ugomba kugera ku rwego uvugana n'ibihe ukabibwira ati igihe cyo shaka kuba cyo niki, ibihe nibikuganze, ganze ibihe. Magambo y'abantu nakuganze yaganze, watura icyo ugomba kuba cyo. Bakubwire ngo wipashe muremure, abwira ati nta kibazo, ukomeze, uzagera aho ngaho utsinde mu izina rya Yesu. Amen. Ibanga ni ukuvugana n'iki? Kuvugana n'ibihe icyo ushaka kuba cyo. Cyature. Aba bantu bose babyatuye, babigezeho. Nyirabuja wa Yosefu yamufashe ku ngufu, aramubwira ati ndakugumana tu, urasambanya. Aravuga ati wapi, mu byo databuja yashinze we nurimo. Avugana n'ibihe, yambura ikanzu arayisigarana. Yafunzwe 13 arimo akurikirana za nzozi, ariko yavuye muri gereza ahinduka minisita. Uri mu biki? Si byanditswe cyane cyane. Ubu kweri situation irimo ngo bakwirukanye ku kazi ngo waheranwe ugiye kwikorera. Ikibazo nuko bakwirukanye nta nzozi ugira, nta kintu wanditse ushaka kuba cyo. Uraho nyine nyine turumva byarangiye nyine ubuzima bwanjye nubu, n'umugabo yaranaye ubu ndapfuye. Na mbere yuko uba wari uriho, Bibiliya iravuga ngo nakumenye nakurema mu nda ya nyoko. Yeremiya igice cya 1. Urakoze. Amagambo arakomeye, sinifuza kuza kubaza ibibazo byinshi. Kino kintu kirasobanutse, kandi ntekereza ko ni kimwe mu bintu iyo abantu bageze ku kintu cyo kuvugana n'ibihe cyangwa cyo kubwira ibihe icyo bashaka, bacika intege cyangwa bakagenda gahoro. Kuko urumva umuntu avuga ati sinzi bizaba ejo, akizigama avuga ati ejo se bigenze bite. Ahubwo se bigenda bite kugira ngo umuntu ashe izi mpungenge z'ejo hazaza z'ibyo bihe abihangare. Dusoze, afatira urugero ku babishoboye, ku babibashije. Muri ibyo yaravuze ngo bwatagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Yesu yaranesheje cyangwa yaraneshejwe? Yaranesheje. Niba yaranesheje rero zamurira Imana icyo bavuga ngo bwatsinze nanjye nzatsinda. Kandi niwe uduha imbaraga zidutsindisha. Pawulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo. Ubwo yageragejwe abasha gutabara. Abayiburayo 2:18. Kuko yababajwe akanageragezwa, abasha gutabara abageragezwa bose. None nguhaye urugero rw'umwami Yesu utarigeze utsindwa, niba umwizera. Kuko nubundi ibi byanditswe n'ibyo si ibyacu. Nirwo rugero naguhaye. Numara kumufatiraho urugero, uvuga ati Yesu se turahura tuganire nawe. Nuganira n'ijambo ukumva n'ubyumva, ngabo nta kibazo. Reba abantu babishoboye mu buzima busanzwe barahari, bahuye n'intambara zikomeye ariko bakabibasha. Ubundi wihuze nabyo, ubuzima burahita buhinduka. Kuko ni Bibiliya turimo duhuza n'ubuzima. Igisubizo ntibakibonye. Kandi ugomba kubuza icyo ushaka, iyo uzi icyo ushaka ntucike intege, ntuhagarara utakigezeho. Pastor, dusoreze hano. Dusoreza rwose, kitanaba kirekire ngo kigere muri ya saha, kibe iminota 30 cyangwa 40. Dusoreza ko birasobanutse. Reka dusoze n'isengesho, ndumva ari ibyo rwose. Imana igomba. Uragakiza kacu mwami, uri imbaraga zacu nyiribihe. Umuntu wese ugiye kumva kino kiganiro n'ugiye kugikurikira, uhindura ubuzima bwe bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen.